mwana kabaye none se cyane ko ndabibona nize kutagenzwa no kurya hano ntago ari cyo kingenza sha mani ibintu byambayeho nijoro nabimenya gute se utabimbwiye kakana na karosi kakandi mani karakwemera karanyemera yego mani mbona kakana kanyemereye no nkwereke Kabaye. kanyandikira se kambaza ngo je musameza ate kuko se yaba buri munsi we ngo kuri akantu hala karakwemera abo se mani wabonye ko kagupostinze Igo. Stati kuri WhatsApp kuri WhatsApp Eh. WhatsApp ni ibiki se noneho mwuka byarama ahako se uriya mwana agukunda iki koko ari uko mbongaye uriya mwana akunda amafi ubwabo ibyo ngibyo wenda urakabije aho ukunda kuba wabwogoje nkunda kuba nabwogoje aho kuvuga ari byo mani ndakunze njyewe si ibyo byose si uriya mwana agukunda atari uko ndi bogari byata mfite amatuza none cyiza akakara waragaporopoye mani akunda gukora mani hasi ubwo utegereje iki urare utabivuze n'ikindi rero shana utereka umwembe abandi bana bakawurisha umunyu kabaye ahubwo ikibazo mfite ni kimwe ni ikihese ndabigenza ne koko we ni ukuvuga ngo uriya mwana ugakwemera biroroshye kandi uriya mwana yari muri korari ajya muri korari noneho wowe uzashaka uburyo ki ariko usengera mu Muyisilamu simbizi aho usengera mu batogoshwa byashoboka ujya gushaka uburyo kujyana muri petisiyo repetition ese bitazi kuririmba ufite ijwi ry'igitera se aho kuvuga ngo wowe ugiye gushaka uburyo muzamujyana muri repetition buri munsi agiye muri repetition akagutekereza ubona ntari keza ibintu muzabisubiramo kabaye kuko yanyemerera iki kandi nanyenyeye ikintu wamuhaye mani reka nkwereke rero ngenda aka kanya se aka kanya urabona ashoboye kuba ari iwaba ari mu mirimo ariko wanyeruka ukamureba yego uriya mwana arakwemera mani ungira inama ya kigabo mwana yarukubure Werekanye. uzaba umbwiye reka ngende ntakareyo sibyo ngende mu propose ni iminota ibiri natagaruka mubwire wowe tuzumbwire noneho wowe no kuvuga ngo ubundi ugiye kurya umuntu nako gutereta umwana kumurya so umurya nawe wowe ugiye gutereta umwana utukamusize umunyu ujya wumva indirimbo cyane cyane za miti sivuga ko se nditwaza umunyu no munsi njya ntabwo ukoresha amagambo urakoresha amagambo nyine aryoheye ku buryo umutima uhita utigita ni ukuvuga ngo uragenda umutera imitoma n'imwe ya meti nka ndirimbo y'amayiva ni ukuvuga ngo urahawe cyane cyarakwemera ubwo se yewe n'ubu ndakwemera mwana igaranyemera wowe nukorosa ni ukorosa n'abyuka ntawe bireka mugereho ntaza ugereho hasi uwamushyira n'akarabo akarabo akarabo papa se yambwiye ngo niko yaterese mama 90 na kangahe nako 70 na kangahe 42 Yesu nambara mbere isi kirangira nyamara nanjye nabikora kuri ngo ushaka leta kwa ndiyaranje abantu asema ikibyango mfite kikeje mfite ari bote ndakura ijyango ni bote ko bihangayikishije ra ako nari cyangwa nari mfite mwetera abandutse munsi ako urundi wagenda ukandagira hasi simbura uko niyaranje abantu ntujyane ya masogisi yafotora yari amasogisi ntabwo nayatwara mbese ko nayajugunye urayajugunye nsigaye nshyiraho ibintu by'ibifuka nyine n'ibyo nshyira munsi niba gusa gukuramo inkweto aya nta kibazo shandaguma hanze uranyobewe ntari bigenda ni ukuvuga ngo akantu uzakagura nyuma reka ngende mbitumike nk'abanyamaguru urabizi ko badatenguka ntabwo batenguka nta bintu tuba tuvugana turi kumwe sawa sawa ubikore neza sawa nari ruzungu fresh efo mwana ntari bunyire pe
nkunda akarabo kanjye. Mwana ndaburiye pe. Nugukomanga cyangwa wewe w'i Rwanda Ugukize. Ariko nkayo mpamagara uko nguko ubu mbazi. jya kureba ukomanze se nyine. Akusha, usiki igipangu warugiciye. Rutare rwa gatatu. Ko mbona uri n'indabo se hano ugiye gushyingura. Hano se mwagize ibyago? Nta byago twagize. Mwira sarahari. Mwira w'iwanyu? Oya w'iwanyu. Arahari. Ariko murakoze kumakarimo. Jesus! Ariko se y'u Rwanda ko numva uri kugundagurana n'ibintu inyuma y'igipangu ibyo ni ibiki? wapi ni ya pondezi ya IP ari mucitse naho ubundi nta kibazo pe. Cyatera kubesha. Ipondezi sivuga nka James cyangwa uri kubeshya. Sinumva ari James se mureke yinjire. Ngo mureke yinjire. Hega amashango. Oya muvandi ntwicira ashaje mani. Ko se hari karibu twaduhaye. None yabivuze byumva. Yes we. Shani. Ni sawa. Ubuse nicara hano hantu nyawe. Cyangwa nambaye. Icyangwa se hanuje muri Expo. Cyane nakundi. Ariko udashaka no kwicara wagisubira n'iwanyu. Oya. Umunsi niyemeje kubasura umunsi wose. Bande ndakubaza. Abana umuntu wapfuye. Wabyihesha ko hari umuntu wapfiriye muri uyu mutima wawe. Nawe se byakubaye? Hakuze ukuri Kabaye. Bitewe n'ukuntu uri kubivuga, ndumva ushobora kuba warashigeshwe. Hari cyane ndi gupropose muri ino minsi. Yes we. Ngo nani ko bimeze? Rero shatuzi ibyo uvuga nabyuze. Kandi nibyo ndimo. Niko bimeze. Ariko rero buriya hari n'umuntu ashaka muri runo rugo. Bande ndakubaza. Sogokuru se? Wapi? Nyogokuru se? Aho se kubibaza wajya wundi umukurambere. Mwese urashakana. Ndashaka wa muntu wapfiriye mu mutima wanjye. Yesu! Apo. Reka ibyo tubyiwe n'ubundi sibiganzanye. Ahubwo se kumbona mudateka, murabona amasaha atakuze. Bande. Ese njye nariye se mwe ntimwaje. Ntabwo yariye. Apo ibyo nayirara. Nirarahari. Harahari nyine. Hasi kuma mutanamubwira ngo nasohoka ingabe yoza n'ibyombo. Murabona ubukonje butazamwicira mu nzu. Ariko uzika ari byo. Mugira rwose umubwire. We Neira. We Neira. Yo bro. Bayo hano. Why are you running? Why are you running? Why are you running? Ntabwo byoroshye. Ariko se Neira kuba utoza ibyombo bimeze. Akuzi ko ari ibyo reka njye kubyoba. Ariko se nta wagufasha. Yes we. Asa Rwanda kwicara nawe. Kundi nyine. Ariko Neira wari umeze neza nta kibazo. Nanjye nari meze neza. Oya nawe ubimbaje ko bimbizi ko ugiye kubimbaza. Kabaye. Hasi Neira buri wagufasha koza twumva icyo bitwaye. Se yadi n'umushyitsi. Hari ikintu utazi, hari akantu wino minsi karimo karamfasha. Aziruka kujya gusenga. Ejobundi wagiye udarizi padiri yarabikoze. Muri mata y'itanu baranditse ngo Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose batarimbuka. Buriya nyine nanjye ndagira ngo nyine tuhite dutangira twikundanire. Ubwo twakundanaga urukundo bwoko ki? Bakivanye.
gusa nyine buriya unarebye nyine ariko se ko waheze muri nda uri mu biki? nyine ndanaguku ajya muri korari yanyu muri peta sangaje no munsi se ahubwo se waje tukaza kujyana kujyana kuri peta se kujyana turajyana rugo ko ikirere kimeze uko natwe turagenda gusa nyine ndanaguku mwiriwe aba hano fresh kabisa waruje kureba ko nabisoje se soza ibiki? ntabwo gufasha koza bino byombo wapi ntabwo ari byo byari binzanye ese ni iki kikuzanye none shaka we gumba n'ibyawe ako se nira buriya ko nashaka kuya ko ngukunda Imana y'u Rwanda ngo kumukunda ariko uri igisazi bande ndakubaza kwe kuntu ngukunda waza ukongera ukambamo cyangwa inungwemo rwose